badahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Mwami Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Duhaguruke. Kubana na Yesu
kugukorera ni
murakoze cyane. Reka dusabe abantu barimo bavuga mugabanye amajwi kugira ngo tuze kumva itangazo rigiye gukurikiraho kandi turikurikirane neza. Torero, uyu munsi dufite umugisha wo kuba Imana yaduhaye. Mfite ubutumwa bw'umuhungu wacu. Ubwo butumwa nibwo nifuza kubagezaho uyu munsi, kandi ntabwo ndi buvuge ndi jyenyine. Umuhungu wacu muramuzi, Igirimbabazi Xavier. Namusaba kigira hino kugira ngo nze kuvuga ubutumwa bwe turi kumwe. Kandi murumva n'iryo zina Igira Imbabazi. Yesu ashimwe. Imana yacu igira iki? Haleluya. Izo mbabazi zayo umusaruro wazo ni uwuhe? Ni uwuhe? Nuko yumva gusenga. Yesu ashimwe. Ko nahamagaye umwe hakaza batatu. Nimurangize kubafotora babiri bagende. Ko mutangiye kuvuga? Yesu ashimwe. Umuhungu rero yarambwiye ngo arakuze. Kurya ibikonje biramugoye. Ngo arifuza kurya ibyo kurya bishyushye. Ndamubaza nti se mwana wanjye, mwana wacu, utegura ibyo kurya bishyushye ninde? Arambwira ngo hari umuntu nzi neza wavuye mu rubavu rwanjye ntajya mbona. Kandi muri rya zina Igira Imbabazi narasenze Imana ingirira imbabazi mpicyerekezo. Ndamubaza se mwana wacu, icyerekezo Imana yaguhaye ni iki? Kabomba afite ari benshi, aho wazamunyereka? Arambwira ati rero iyo umuryango wateranye birashoboka. Mfatanije rero na mukuru we hategurwa uyu munsi kugira ngo atwereke, anatubwira ijambo ryiza rijyanye nuko yifuza kutongera kurya ibyo kurya bikonje. Nifuje rero kumubaza ndi imbere yanyu kuko muryango ndabahagarariye, kandi muranyemera kuko iryo jambo mwararimpaye. Yesu ashimwe. Ubwo munyemera rero ndagira ngo mubaze Xavier, muri aba bicaye aha uwo washobora gukora uwo murimo arimo? Niba arimo twemerere ko arimo. Arimo. Mwamumpereye amashyi. Icya kabiri se wamutwereka ukamutuzanira mugahagarara hano tukamureba tukamumenya tukitegereza neza? Arabyemeye, ngaho nyaruka umutuzanire. Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. Isezerano ry'umwana w'umuntu rirangirana n'iminsi ya muntu. Uwiteka yasezeranye bihoraho kuko ahoraho. Isezerano
uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abamashi. Tunezerwe twishimye, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Amen. Ijambo mwampaye, ngira ngo icyo twari dutumye umuhungu wacu, ndabona asohoje ubutumwa twari tumutumye. Rwose nimufotore
umwanya ni uwanyu, uyu munsi ni uwa Saviye n'umukunzi we. Nanjye numvaga nifuza kubaririmbira akaririmbo karimo karabyiganira ku mutima, ariko ndakaririmba mu kanya. Reka rero tubaze umuryango, igihe barimo babafotora mwitegereje, ese mwabonye ari byiza? Impundu n'amashyi ko nabibuze. Abanyarwanda bahoranye impundu n'amashyi menshi, ariko nabibuze. Ubwo ntimurasoza gufotora? Saviye rero urakoze kuba nahoze mbona hari abandi bakobwa banjye bafite amarira barimo barira, ndibaza ngo mbese aya marira niba hari uwari wavuganye na Saviye akaba muhindutse. Ndongera ndatekereza ntese aya marira ni umunezero wo kwishimira uyu munsi? Niba ari amarira yo kwishimira uyu munsi, mwagira gutya ibiganza? Ubanza rero Saviye, muri aba bakobwa banjye ubanza nta wundi mwari mwaravuganye. Ariko se ngiye kuririmba, mfite inshuti nkunda cyane ni Saviye, wankunze yarankunze ntabikwiye, nzajya mbimushimira iteka, ntashobora kumpemukira, yarankunze kugeza gupfa. Indirimbo yanjye igarukiyeho. Asifiwe rero umukobwa wacu. Ubwo nta wundi mwigeze muvugana ku karirimbo ndakabatuye mu gasangire, ikindi gitero cya kabiri nzakiririmba cyagihe. Ubwo reka mbe nkizigamye, nzakiririmba cyagihe. Torero muremera ko uyu mushinga ukomeza? Ibiganza biri hehe byinshi cyane n'amashyi n'impundu. Ibane namwe muri uru rugendo kandi zasohoza ibi byiza mutweretse uyu munsi. Mushumba wacu muzehe Pasiteri Aroni gira hino. Mwami Imana yacu iri mu ijuru, tugushimiye muteguro wawe mwiza cyane. Wateguye umusore, utegura umukobwa, bataravuka rozi neza yuko bizagenda gutya. Uyu mwanya bagaragaye imbere y'iteraniro imbere yawe ko bafite umushinga w'ubukwe. Umushinga turawusengeye kugira ngo uboneke mu Mana. Data wa twese wo mu ijuru, turabasengera kugira ngo umwuka wera akomeze kubahiriza gahunda zose mwami, kandi ibyangombwa bikenewe byose mwami ari ubitegura. Mwami wacu Mana yacu igira neza. Oh haleluya. Twese turambura ibiganza imbere yawe tubasabira umugisha wo kuzabana neza igihe kigeze. Uwiteka Nyiringabo, oh haleluya, tubashyize mu maboko yawe. Gahunda ziri imbere tuzishyize mu maboko yawe. Uwiteka Nyiringabo, kugeza ubu uzabahuza Mana, bakubaka urugo rwa gikristo kandi rwiza, rushore n'imbaraga z'umwuka wawe wera. Urakoze rero, reka baguheshe icyubahiro hano mu itorero, hano mu gihugu, hano mu miryango, baguheshe icyubahiro kandi mwami nawe uzabaha umugisha wawe. Urakoze rero Mana, ibiganza byawe birambure kuri bo, amahoro yawe abonekeho, ubarinde ikibi n'igisa nacyo. Ahubwo mwami haleluya, bategura ibiza byose byaguheshe icyubahiro bakabona umugisha. Nibyo tugusabye, usabye Imana mu izina rya Yesu umwami wacu, amen, amen. Amashyi ku Mana. Amen.
korali Sauti ya Mwisho barangije gusenga, perezida arabakeneyeho mujya muhurira, abiteguye kuwa 4 no kuwa 5 mufite gahunda muziranyeho yo kuba imbere y'Imana. Ngaho muhaguruke. Saviye, Yesu abaha umugisha cyane, Yesu abaha umugisha cyane. Ibihe byiza rero, ngira ngo basirikare banyu baba hafi bakongera bakabaporoteja bakabajyana mu byicaro bate. na Dawidi yo 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 Iwana na Gideoni kurugamba
na Dawidi yo 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 Iwana na Gideoni kurugamba Yego Wagaritse izuba ubwo Yesu yari kurugamba ararwana aranesha Wagaritse izuba ubwo Yesu yari kurugamba ararwana aranesha Wabanye na Dawidi yo 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 Iwana na Gideoni kurugamba Mwami we wabanye na Dawidi yo 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 Iwana na Gideoni kurugamba Yego Wagaritse izuba ubwo Yesu yari kurugamba ararwana aranesha Wagaritse izuba ubwo Yesu yari kurugamba ararwana aranesha Impamvu yo guceceka cyangwa kwiyumanganya amaso yacu yarayibonye imirimo y'intoki zawe intoki zacu zayikozeho atishimwe byawe idufite impamvu yo guceceka cyangwa kwiyumanganya amaso yacu yarayibonye imirimo y'intoki zawe Akanda
munzu yawe ese nazana imiganura n'ibindi oya ntibihagije ese nazana amaturo menshi munzu yawe ese nazana imiganura n'ibindi oya ntibihagije akanwa kacu kazaririmba tuvuze mwami wanjye urahebuje akanwa kacu kazaririmba tuvuze mwami wanjye urahebuje abana bakabyana bagaheka urahebuje mwami wanjye urahebuje abo wishyuriye minerivare bakiga bakarangiza urahebuje mwami wanjye urahebuje abo uhaye agakiza turagushimiye urahebuje ayitaya salama y'abana bawe urahebuje mwami wanjye urahebuje none niwakire amashimwe avuye ku mitima yacu mana we akira none wakire amashimwe avuye ku mitima ya Holy Nation akira none wakire amashimwe avuye mu banyagatanga mana we akira none wakire amashimwe avuye mana we akira ndarekera uko munyumvise none wakire amashimwe avuye mu bayobozi b'itorero ryacu akira sawa none wakire amashimwe avuye ku babyeyi babyaye bagaheka akira mwami imana yacu turagushimye tugushimye kuri umukozi w'umuhanga tugushimye kuri imana igira neza uyu mwanya mwiza rero tugushimye ko warinze abashyitsi bakaba bageze hano amahoro izina ryawe ntirikitwe hejuru kandi ryamamare mwami w'abantu hagiye kuboneka ifunguro ritunga imibiri ndakwinginze ngo ugeze ibitunganye ariko cyane cyane wite ku bugingo ubana kutugirire neza kandi umugisha wawe uboneka hano hantu mu izina rya Yesu tubisabye amen abakobwa bagiye bari hingo bakarabya abashyitsi kugira ngo dufate icyo kurya bamwe bakaraba ubu tugiye gufata umwanya duha ijambo navuga ngo ni umushyitsi mukuru wo muri rugo siko bimeze harira tugiye guha ijambo Saviye noneho ubundi hasigaye adutangiriza uyu munsi kuko ntabwo watangira umunsi nyiri ijambo atagomba kumanza kurivuga akavuga ati simbi bacyanga ndiba siko bimeze hari yavuze ngo ntabwo bibase mwabyiga Saviye karibu sana muri Nyarurama Imana ishimwe ko twemereye kugera aha ngaha kandi ishimwe ko tugejeje kuri uyu munsi ndishimye kuba ndi kubabona aha ngaha ntabwo ari ibintu bisanzwe ubwo rero bari bampaye umwanya muri make ngiye nishimiye ko muri aha kandi sinahangara nanga ko muhinjira kuko kuhinjira ni ibyishimo hanyuma nimba ntaza kongera gufata undi mwanya ndavuga ibintu byinshi ndongera gufata undi mwanya hano harimo abantu harimo umuryango uturuka waje uherekeje sheri wanjye ndetse hari n'inshuti
ariko by'umwihariko harimo n'abantu bagize umuryango wanjye by'umwihariko nabo barimo aha ngaha. Biragoye kuba navuga abantu bose ngo uyu nahaguruke n'uyu nahaguruke, nubwo bose batabonetse ariko uko biri barimo. Hanyuma abarimo bakigireje wenda na Shere akabareba ndetse n'abantu bazanye mukadusuhuza. Murakoze. Nabahagarariye abandi. Nabo ngabo rero bahagarariye abandi, ariko hari n'abandi, ni umuryango mugari uzagaragara. Hanyuma rero ndumva niba nta kindi twarekeraho. Murakoze. Ni ukuvuga ngo kano kanya rero tugiye kumusaba n'ubundi atambuke na Sheri we amwakire, ubu ntabwo tumukurikiye nyine abatwakire. Twemeza hari ubu sini byatangiye hari ikindi. Xavier rero haguruka na Sheri wawe mutanga akayira aho ngaho, utanga akayira aho ngaho abana mwibigizeyo, utanga akayira aho ngaho. Noneho Xavier ubundi asigaye atwakirira umushyitsi, natwe nyine ntabwo twiyakira ino si ngo twe ntabwo dushonje mwa siko yemeza si utanga akayira, mutanga akayira. Yacanye urumuri rw'ubuzima. Kristo yatwinjiyemo atubera ubuzima. Haleluya! Kristo yatwinjiyemo acana umucyo muri twebwe. Kristo niwe mucyo wabera. Kristo niwe mucyo w'itorero. Kristo niwe mucyo. Haleluya! Akira Yesu we. Akira Kristo. Xavier na Egidia, tugashimira abayobozi b'itorero, tugashimira inshuti n'abavandimwe. Mugana ku musozo rero mfite icyifuzo kimwe. Xavier afite ukuntu yabibonye, Yesu ashimwe. Sibyo? Yego. Numva twamuha munota nk'ibiri akatubwira amarangamutima ye. Yamara kutubwira amarangamutima ye, nyuma yaho ndabereka bake mu muryango we, ndibuze kwakira na pasiteri atwereke bake mu muryango we, nyuma turibuze gufata umwanya wo gusenga, tujye muri za mpande zitandukanye nababwiye. Ariko turamana twakira amarangamutima ya Xavier atubwire uko abyiyumvamo kano kanya. Sibyo? Ntimushaka kumwumvara? Kuko niwe nta papa afite, ariko afite base wabo, afite ba nyarume, afite imiryango. Rero imyaka afite imwemera kubifata ijambo, nta wundi wari mufatira hibereye, nzari mufatira ikindi gihe. Mana ishimwe ko ibyemera umuntu akagira ijambo. Haleluya nanone. Amen.
turyoherwe abari kumenya igifu turyoherwe. Hanyuma mwarimu arakoze na bano babyeyi nabo bageze aha ngaha, Imana ibahe umugisha. Dukomeje kwishima rero, njye amarangamutima yanjye ntago wenda guhita nyagaragaza gutya wenda mwapfa kubibona, nari mbivuze none ndayagaragaje. Ni byiza, ntago nakigo ndavuga byinshi, ubundi biragaragara. Abantu babashije wenda kumbona n'abari kundeba biragaragara, nta kibazo mfite. Nejejwe namwe kuba ndi kubareba, ndetse nanjye ubwanjye ndumva umutima wanjye utazabyibagirwa, ntago wabyibagirwa ubundi, ni umunsi udasanzwe. Rero kuba Imana yarampaye umukobwa Asifiwe Nirere Egidia, ni ibyishimo cyane. Ndatekereza n'abo mu muryango bamwe na bamwe batari bamuzi, bamurebaga kuri social media bamwiboneye, byase baza no kumukora mu ntoki nta kibazo, ntacyo atwaye, nta gateye ubwoba, nta gateye ubwoba, ntimuze kugira ikibazo. Saba murakoze. Amen. None se umuyobozi aravuga ntibamuhiga amakira. Rero pastori ejo ni konji, abashaka kumuhobera muhobere nuko. Reka rero nakire mushumba guturuka Ingoma, ari na waje arangaje delegation. Kari mushumba. Yesu nashimwe. Arakoze mwarimu ku mwanya afashe wo kudushimira, ariko nanjye ndumva nabanza gufata umwanya nyine wo kumushimira. Turashimira by'umwihariko ababyeyi ba Xavier, uburere bamuhaye, hanyuma kandi bakamurera no mu nzu y'Imana. Ntabwo twari kuzamenyana, rero twaje kumenyana kubera ko twahuriye mu nzu y'Imana. Uwo muryango rero ntabwo twabura kuwushimira. Turashimira kandi n'umuryango torero, turashimira umuryango torero no ku itorero rya Rukomo ya kabiri, nabo kandi bagize uruhare rukomeye cyane rwo kurera Xavier, bakamurera nk'umukristo. Ubundi ibi ngibi tubigezwaho nuko umuntu ari umukristo. Ntabwo ari kenshi umwana abyiruka mu muryango ngo agire igihe cyo kwicaza umuryango, agire igihe cyo kwereka umuryango ibirori nk'ibi ngibi. Iyo urebye uyu muryango ukuntu muriho mureba n'ukuntu mwatwishimiye, ubundi mu muntu hakubiyemo kuba afite impano yo kumenya ngo umuntu yamwishimiye cyangwa ntiyamwishimiye. Je mbareba rero ndabona mwana dukunze kwanza. Ariko kandi nanone namwe twabakunze. Kera aba basaza birumvikana inyoni ntizivuga, ariko icyo bari bashatse kuvuga cyagifiteho kiganisha. Umwe mu basaza yaravuze ngo inyamanza ngo yanyereye mu mamera, ngirangije ngo itivuga ngo buhiye kare, kandi ubwo yavugaga ubushera batarajya no gusesha. Gereka nivugiye kuri ubu kwero nabwo bubaye kare cyane. Ubundi hari umuntu w'umusesenguzi yashaka n'ikintu twaje gukora hano akakibura, ariko umunezero dufite n'uwakubaza izina ry'iki gikorwa nawe ntiwabona iki. Wawe se ntugusaba se, ntugukwa se, nukwerekana se umukwaga mu muryango k'ibyo byabaye, reka data. Ahubwo ni umunezero dufite, twagize amahirwe yo kongera guhura none kandi turavuga ngo reka twicare. Ibyo rero bibaye ku bwa mushiki wacu Egidia ndetse hamwe na mwene data Xavier, bafashe umwanzuro mwiza wo guhesha agaciro umuryango. Cyo ni kimwe, wo guhesha agaciro itorero. Turimo turabasa ibi haracyari urugendo rukomeye. Bamaze gutera intambwe yo guhesha agaciro umuryango. Xavier yazanwa muri uyu muryango Egidia, amwerekana ko ari we bakundanye, kandi bundi ibintu byo gukundana nta n'ugira comment. Nk'ubu umuntu uri hano, ndimo nditegereza abagore bose bari hano, nkabona nta mugore mwiza nk'uwanje urimo. Kubera iki? Kubera ko umugore wanjye ari we mwiza kuri ko murakaye se. Bose muri baza kuruta umugore wanjye. Ariko mama,
buriya umugore wanjye aramutse aje hano umugabo we yaje muri bati disi ati pasiteri hari gato akazana umugore mwiza nk'uwanjye urumva buri wese vugiye ko rero bishoboka kuba yenda hari umuntu wari waratekereje mu basore bari akavuga ati yewe Jidia numva tuzabana yaragutanga kandi nirere nawe niyo turi kuzenguruka kuri iwacu tubwira tuti muramenye natwe ibitaramo iwacu biriyo tukabwira abantu tuti mwitonde nirere uwitwa Savio yagize ate Rukoma ya kabiri yarahageze bamaze guhesha rero agaciro umuryango bamaze guhesha agaciro itorero turimo turasenga n'Imana kugira ngo tukomeze kurushaho kubashyikira banahesha agaciro igihugu kuko igihugu ntago kirabamenya umuryango warabamenye itorero ryarabamenye ariko iyi nkuru igomba no gushyikirizwa mu gihugu imbere y'ibendera muzarifataho ubundi mu buzima busanzwe ufashe ku ibendera bahita bagukatira kugira ngo ugafata ku ibendera gutya birahanirwa ariko ubu noneho Savio abonye uburenganzira bwo kuzafata ku ibendera Jidia yabonye uburenganzira bwo kuzafata ku ibendera ari nta muntu uri bubimuryoze ubu rero turimo turava mu bwiza twinjira mu bindi nsoreze ku ijambo nari maze kuvuga yewe ko mbibona ndabona ubukwe bubaye kare twese dufite amatsiko mo turagenda mu bibanza hose twibaza ngo bwazabera he muranahashaka ukabura murashaka n'ishusho yabo uko buzaba bumeze nta wayibona icyakoze abizi Imana n'abantu bazaba bahari nshimira umuryango watwiteguye kadushakira amafunguro tukaba tuvuye muri uyu muryango nta uguye isari ibyo ntago byatuma turushaho kunezerwa ni muhumure rero ntago kunywa no kurya birangiye turacyanywa kandi turacyarya nta nubwo bizasoza ku bukwe ahubwo muzamudukinguriye ku mugaragaro buryo muzajya mutwakira nongere ntange impanuro kuri mushiki wacu Jidia ntange n'impanuro kuri mwene data Savio nongera kubibutsa yuko Savio ntabwo ari umugabo wa Jidia ntabwo ari umugore wa Savio anumvise muvuga ko ejo ari konji nkagira ngo wenda muragira ngo Jidia tuwe tumuretse abasigaranye na Savio ntibishoboka ku izina ry'Imana ntabwo bishoboka igihe ntikiragera buriya hari n'utuntu bashobora kwikoza nkatambwira nti sigaho nkahita nkubita intoki sigaho aho ngaho urarengereye kubera ko bataragera ariko ubu aho nafata umugore wanjye wese nta wavuga ngo sigaho oya niyo nashaka namuryamaho ariko bo barabona turacungira hafi yajya kurengera tuti sigaho kuko igihe kitaragera murakoze rero reka dukomeze tube hafi y'aba bana bacu kandi mu bishoboka byose twiteguye kubashyigikira kandi nizere ko namwe ari uko nguko biri asigaye Imana niduhana umugisha murakoze cyane arakoze mushumba rwose ku mpanuro nziza duhaye haleluya reka mbatumire rero nahoze mfite ikibazo ngo mbese nzabasezeranyiriza hehe ariko ni kuri ADP Rukoma ya kabiri kandi ADP Rukoma ya kabiri ubusitani turabufite naho pastor ntugire impungenge aho nzubaka amatente ndahafite aho nzabasezeraniza ndahafite ngo uyu musaza ntabwo bamfite tumaze iminsi turanga abantu ariko nta mugeni twaranze ufite abantu nk'abasifiwe na Savio naranze benshi nasabye benshi ndanga benshi ariko ntawe ndagira ugira abantu nk'abanyu biragakora mu gusezerana mu kwa karindwi ku isaha y'Imana nigera nabwo nzagira abantu bakubye abo nari mfite inshuro zirenze 10 kuko amatelefone ndi kwakira harimo no kumbaza ngo bazi ko bire bikigoroba naho mu nzego bwite za leta bagitifu ari kumambagara ngo turaje ntibyarangiye kuko utatubye ko byabaye mu gatondo nyine bibeshye ubwo rero muhumure Yesu ashimwe Imana ishobora byose kandi zadushoboza bityo rero ntago tuvuga byinshi urugendo Asifa agiye gukora ndaruzinira rurerure urugendo rufata amasaha ane mu modoka idahagaze ane nagiye ngewe nka kabiri niba gatatu ahari maze kujyaho gatatu amasaha ane reka dase ingoma nigeze kujyaho mbere mu bundi buzima bwanjye rusange mu mibereho ahantu hatwara amasaha ane ni kure kandi abona saa 10 ziregereje hano dufite umusaza Imana yahaye umugisha yasabiye abantu umugisha barawuhabwa kuko biri mu biganza bye Uwiteka yarabimwereje nyakubaha sogokuru mushumba wacu wanyemerera mu mbaraga Imana yaguhaye n'ubushobozi n'ububasha ukomeze usabire
Egidia na Savier kuko niho urugamba rukomeye bamaze iminsi bari mu mikino ariko imikino ivuyeho mugiye kwitegura biseriye hari abantu babyumva bakajya ngo ni inzozi ziracyari inzozi bateko ngo ibyo umuntu uvuga biriho none murabona ko biriho noneho ntibiriho ubu rero niho batangiye akazi bagiye kudushakira fanta tuzanywa mu kwa 7 Savier yagiye gushaka inka ndajyana ingoma sibyo pastor ashake n'amatente ashake n'ikimasa nzarya urumva nta mikino rero none haleluya sibyo se ariko dukeneye imbaraga z'Imana ngo zizabiyobore sibyo yemwe dukeneye imbaraga z'Imana ngo zizagiye gute yemwe zizabiyobore kari umushumba rwose birahari mwakire umwami Yesu nashimwe haleluya haleluya duhaguruke turasenga Imana duhagurutse byumvikane kubo dutangiye kugenda se muri makeya amina Nyagasani Imana yacu Mana igira neza Mana igira ubuntu n'imbabazi twebwe twese turahangaha muri urugo tugushimiye umuteguro wawe mwiza wateguye kandi ufite ibyiza byinshi wateguye niyo musa none twabonye ubwiza bwawe witeka Imana yacu buri wese urahangaha muri uyu mwanya mu miryango mu itorero mu bavandimwe twese turanezerewe cyane tunejejwe n'ubwiza wateguriye abana bacu haleluya abana bacu niwe wabateguye Mana oh haleluya warabarinze bakira abana batoya mamaze kugera mu busore witeka Imana ni wowe ubwawe ushaka kuzabahuza haleluya umushinga twawusengeye kugira ngo utegure neza kandi uringanize neza imaze gukoreka byose ni kubwawe kandi biri imbere yacu nabyo ni kubwawe Mana nyine ngaho witeka dufite amatsiko akomeye cyane mwami yo kuzabona ubukwe haleluya nizo mpamvu tukwinginze mwami ngo ubarindire mu kuboko kwawe ubarindire mu bwiza bwawe ubarindire mu bushake bwawe kandi ibihe byabo byose biri imbere tubisabiye umugisha kugira ngo iteka nyir'ingabo igihe nikizagera uzabubakire urugo rw'imigisha urugo rw'amahirwe urugo rw'amahoro urugo rw'umutekano oh haleluya kandi uzahe n'urubyaro rugushima kandi uguhimbaza nyagora ku ngoma witeka oh haleluya reka uzaho umuryango munini kandi umuryango mugari cyane ugushima kandi nawe uwishimira Mana nziza Mana yera twese twishimire twese tunezerererwe tukwese ingendo tugiye guhaguruka mwami tugenda ku macumbi abajya kure n'abajya hafi buri wese ugenda imbere ye buri wese umufashe reka umwuka wera akoze kutubunga no kuzarangira ariko kitazarangira cyo kwa mu bwami bw'ijuru mwami nizo mpamvu tukwingize no mwami ngo udutegure neza nk'abakozi bawe nk'abana bawe tuzagiherezo ryiza zizaduhesha ubugingo buhoraho Mana urakoze kumvisha ubuzima kwacu fasha ababyeyi baho umugisha abavandimwe baho umugisha natwe duha umugisha itorero duha umugisha kandi igihe nikigera mwami tuzongera tugukurwa tugushima haleluya 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 twese tugukomera amashyi Mana yacu tugukomera amashyi menshi cyane Mana haleluya 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 kasabye Imana data mu izina rya Yesu mwami wacu amen amen guceceka cyangwa kwiyumanganya amaso yacu yarayibonye imirimo y'intoki zawe intoki zacu zayikozeho Mana akira ishimwe ryawe idufite impamvu yo guceceka cyangwa kwiyumanganya amaso yacu yarayibonye imirimo y'intoki zawe intoki zacu
Yahweh